ubukanishi bwa moto tuzi neza yuko moto ari ikinyabiziga gishobora gupfa kigapfira ahantu runaka mu giturage runaka, kandi ahantu henshi turabizi ntabwo haba ari abakanishi ba moto bari update biteguye bahita bagufasha bajya bagwa nka depanage. Ni muri ubwo buryo nagize ibitekerezo nkavuga ati ndamutse nize ngiye ubukanishi bwa moto mu buryo nabwumvishijemo ariko kuko bishoboka ntazajya nkora amafaranga moto zigenda zigwa hafi yo mu rugo zikora muri quartier ngenda nkabafasha nkazikora. Nibyo ikibazo yabumbajije ubukanishi bwa moto bwatunga umuntu yari ufite n'uburyo bw'abantu 10 akaba yabasha kwishyura ama stress ibibazo byose agira ibibina ibiki wajya no mu kibina gitaka amafaranga 5 ku munsi ukajya kandi wariye ukishyura n'ikode ry'inzu byose birashoboka byoroshye cyane. Innocent ufite izihe ntumbero nko mu myaka 5 ariko tugendeye ku ibyo kuko ni umwuga wize kandi ukeneye kuba wagira ahandi hantu ugera. Yego niba mu myaka 5 ubukanishi bwawe mbana buzakwira numva ufite ntumbero muri ngo mu myaka 5 mba numva okay ngo amafaranga araboneka na menshi cyane ahubwo biterwa n'uryo umuntu ayafata cyangwa se management umuntu uryo ayagenzura muri serivisi. Ngiye mu myaka 5 mba numva byere cyanjye nzaba ndi kuko ndi umukanishi ahubwo mfite igaraje rikora mu moto nakira abanyeshuri tumanderimande. Umunsi wa 8 ndabyibuka nafashe moto ndayiroviza yose ndayirangiza. Umunsi wa 8 wa stage nakeneye umuntu nyerekero umva mbwira iki nari maze kujya kuri rwa rwego moto bayinzanira bakujya ikibazo cyose umukanishi ambaje nkagikora moto nkayikora moto zinje nabyikoreye ubwanjye umuntu akaza mbwira mu buryo ati moto ifite ikibazo iki ntabwo yatenda mu rugero ndufata embrayage nashyamo vitesse nijyemo. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Turabasuhuje kandi turabashimiye cyane ko mukomeza kubana natwe umunsi ku munsi. Udukurikira kuri platform ya IBTC Production Services, ni platform tunyuzaho ibiganiro byose bya IBTC, abafatanyabikorwa, abanyeshuri n'abandi bantu benshi batugana bagana ishuri babona ibyo twigisha, abiga iwacu, ubuhamya ni byinshi cyane. Turabashimiye rero ko bana natwe umunsi ku munsi ko mukora mwakoze subscribe, mutwandikira muri comment, mukatubaza ibibazo bitandukanye ku bijyanye n'amashuri yacu ndetse n'amasomo yacu. So n'ubundi muri studio rero twakira umutumirwa ndi Daniel Byiringiro, ariko dufite undi mushyitsi. Umeze neza? Meze neza. Namahoro cyane. Amahoro. Amakuru wa mugabo. Amahoro. Ndakubona kabisa. Ariko ushobora kuturutsa ahantu kure? Na ahantu kure cyane. Nk'umuntu wabonye bwa mbere kuri IBTC Production Services, mwamwibwira? Murakoze. Amazina ya Kizimana Innocent. Nuka mu karere ka Kirehe, umurenge wa Nyamugari. Hano mu midugudu nyine usa nk'ugana Mahama mu nkambi. Muri Kirehe aho iyo ngiyo muri Kirehe mwiza Nyamugari. Rero uvuye Kirehe tugusanze Kigali, mu by'ukuri uzabona icyaro muri IBTC? Ngo nurutse Kirehe njenga ni ishuri rya IBTC nje kuba ubuhamya nk'umuntu wize moto online mu gihe gito cyane. Ariko ko tubwiza ukuri
wize gukanika moto bya online biremera birakunda cyane rwose. ngaho tubwira urugendo rwawe uva gutangira kumenya amakuru y'ibya moto muri IBTC none atubwire ujya gutangira kwiga mbese tubwire iyo nzira byagenze bite byatangiye Ya ni ukuvuga ngo numvishije amakuru kuri Kate Radio barimo baramamaza IBTC umva bigisha amasomo menshi ariko nza gusanga isomo wenda nakisangamo ari isomo rya moto ry'ubukanishi bwa moto. Ndavuga ati ni byiza nzabanza gufata amanimero bari bagiye batanga mu kwamamaza mpamagaye baranyitaba kuri serivisi yo muri IBTC ya bambaza icyuzuzo yanjye ndanyibagezaho ngo baguca kwikasha bwa moto online ariko nkaba nazi uburyo bwo kwiyandikisha bamarinye ndakika barandirectinga ndiyandikisha ngeraho nyine binsaba ngo strong password ari aho hambere mu akantu ka challenge k'imbogamizi mpamagara ndongera ngo ni ijambo banga nyine riharimo akantu gakomeye ukuntu nari nsanzwe nzi ndahamagara baramfasha ndafungura ariko nza kugera ahantu nyine uko iyo bari kwamamaza ngo ntabwo jya avuga mu mubare w'amafaranga ngo ngwane ikintu cyitwa ngo amafaranga 100,000 mbonye 100,000 ndavuga ese wenda ngiye nko kwigira ibintu nubwo byaciye ku maradiyo atandukanye ugasanga rimwe bivuga ngo ni ibihuha gusobanurira amafaranga mutwe basikambere uko abantu babivuga numva nyine biranunguye ndavuga ati ariko nacyo ugomba kwiga kuko kugira ngo ugere ku masomo nyirizina ntabwo wayaca utishyuye ayo mafaranga 100,000 ati kugenda kose ngiye kwishyura amafaranga iyo wishyuye ibintu iyo wishyuye ukoresha telefone yawe biragaragara ko wishyuye historique bigaragara bigaragaza ko ati kanishyure mfate risiko ngo nshaka kwiga ndangije ubwo nambanza nanone mbere yo kwishyura amagara umukozi wo muri IBTC turavugana ndose n'ijinine aransobanurira ambwira ati ishyura nta kibazo ugire mu ngenge dukora hanaha andangira nkazavuga ku kibazo cyane nashyize amafaranga kuri telefone yanjye ndishyura nishyuye kuri momo code yabo ndishyura amazina azaho nshyiramo umubare w'ibanga wanjye ndemeza ako kanya mara kwishyura bahita bangira muri platform tutangira mpita mbona amasomo njya kuri chapitre ya mbere moto nkanda kuri moto muramacana mu chapitre 17 ndavuga ati kabisa ubwo mba ndatangiye uwo munsi mfite n'amatsiko menshi n'ubwuzu ukora uko bikora nyikirikaho ewana mba ndatangiye ndize nangira ku isomo ryo gufungura ipine no gukora feri y'imbere utarajya mu masomo nyirizina na mbere y'uko wenda umenya ibya IBTC cyangwa wumva ibintu bya moto ubundi wari warigeze gushaka kuki moto kuki atari imodoka wagiye no kutagiye muri perime y'imodoka nyine ndavuga nk'icyifuzo ibintu wakwiga hariho guteka ari biki moto uhuye na moto wari umushoferi wumvaga wabonye igaraje wumva wifuza kurigamo byagenze gute kugira ngo itukurwa n'ubukanishi bwa moto kandi bafite n'ibindi bigisha byo gukamera gufata amavideo n'amafoto kuki wahisemo moto ngo impamvu nahisemo moto muri ayo masomo yose aba ari kuri platform yanyu mwigisha aho ngo ngiye mu buzima bwanjye narize ndangiza segonderi ariko numva nyuma yuko naje kwiga nshaka n'ubundi bumenyi ngiro ngomba kongeraho nk'ubukanishi nawundi naraje kwiga nari nsanzwe ko nakuze papa wanjye afite moto nkunda kuyijyaho nyitware ko akantu gapfa gatoya twajya gukoreshwa wica n'ibindi 5-7 kibaze se uyu muntu akana akoze ndi kureba ni gute nazabona amahirwe nanjye kuba nakigukanisha bwa moto ariko yo kubona amashuri bigoye ngize amahirwe iyo tangazo kuri Kate Radio ndavuga ati ngomba gufata umwanya wanjye ngashaka ishuri nkiga gukanisha bwa moto mvuga mbishaka kumenya nyine uburyo moto nzajya mbanze no kuyikorera nyirizina. Reka none tujye muri content nyirizina. Sinzi nimba wenda warigeze ariko moto usanzwe gutwara moto
ndabizi. cyangwa se no mu magaraje uzi ibyuma kumena amavuta, njye niryo terime numva ngo wenda kuroviza moteri, nibyo ubwo nyine mvuze utwo ntoragura mu muhanda. kuko umuntu ashobora kwiga moto kuri telefone cyangwa kuri mudasobwa, ubundi aba ari icyongereza, aba ari ikinyarwanda, aba ari audio, aba ari video, ngaho tujyane mu masomo ukuntu aba ameze nyirizina. ngo murakoze. Amasomo nyirizina aba ari mu rurimi rw'ikinyarwanda, ni amasomo ari mu buryo bworoshye kugira umuntu uwo ari we wese kuba afite yumva ururimi rw'ikinyarwanda byabishobora, aroroshye, ikinyarwanda gisanzwe. ngo uburyo ninjira mu masomo ngo nanjye nifite amatsiko nk'ayo yose yawe, numva bitanashoboka, akimara kugeramo n'izi capitire ya mbere numva birashoboka, kuko ni amasomo rw'ikinyarwanda ujyamo ufungura platform ukagenda ukiga, ugatangira ku bintu nk'ibisanzwe, aho undi umuntu utwara moto ugenda ubibona uca ku magaraje ugenda ubibona kwa ariko utazi nyirizina utengeramo imbere ngo wari wabyigura ubwawe umenye ngo ni iki. Nize mu buryo bwo kubyumva babivuga, babisobanura, banabikora, babigaragaza, amavideo agaragara, bafungura amapiyesi yose, amavidewo yose babyerekana. Gusa nanone iyo umaze kwiga biba bisaba ngo uzajye kuri tere ahantu babikorera, wenda icyo gice ntabwo ndakigeramo, ngo ngenda cyayo mu masomo. Hanyuma kuko birumvikana ntabwo wabwira umuntu ngo yize moto azamenya atarafata n'isupani, urumva n'isupani ugomba kumenya n'uko bayikaraga. ubwo tuzaza kugera mu gice cya nyuma yo kwiga nari bigenda gute, ahubwo wize igihe kingana iki amashapitire wayize igihe kingana iki? ngo njye nayize mu gihe cy'ibyumweru 2 ndabirangije, gusa wongera mfata ikindi cyumweru kimwe cyo gusubiramo nko kugira ngo nyine mfate maîtrise mfate cyane uvuga ko mbizi. Rero urize wigiye kuri video, ariko tubwire nk'iyo video watubika yari mu kinyarwanda, kuko moto barayishwanyaguza na moteri ukayibona cyane rwose, barayishwanyaguza ngo bahera ku akantu kose bakageramo, bahera ku ipine bakayifungura, bakakwigisha gukora feri, gufungura ipine, bakwigisha umumaro byose ugiye biri kuri moto kugeza ugeze kuri moteri, amakipe yose ujya kugera kuyazenguruka, ikintu cyitwa moto ukizi nk'umuntu wayikoze, ngo nabyo byo kuroviza moteri byose bizamo. uri no bakakwigisha n'uburyo moto itwarwa n'ubwo ikoreshwamo nk'umuntu ugiye kumukanishi. Kurumva biba byiza niyo ukora ikintu ugomba kuba unakizi, kuko urangiza kwiga iyo mekanike ya moto nyirizina, niyo waba utazi no gutwara moto umaze no kuyumva gushyira mu buryo bwo banayitwara byanashoboka. Ngaho tubwire nyuma yo kwiga byagenze gute? Ese hari stage, ese ahantu wahuriye n'amasupani, ese ahantu wahuriye na moteri kushwanyagurika, byagenze gute? Kuvuga ngo nyuma yo kwiga maze kubibona amavideo nabyize mbyumva mu kinyarwanda, babisobanura babigaragaza, abanyeshuri babaza ibibazo, ngera mu bibazo byose bagiye babaza, nanjye ndabyibaza. Nyuma yo kwiga nza kuvuga ati ndabyize ndabyumva, numvaga ndi n'umukanishi ukomeye rwose, ndavuga ati ikintu gisigaye ngomba kujya gukora stage, nkajya kuri tere ahantu bibera mu igaraje ikomeye, nkiga kubikora nyirizina, narako ibintu byabo nagiye n'umunagura bijya bikorwa nyirizina. Ndabyibuka natangiye kuri moto ishaje ikuze cyane, ibanza idafunguka, ngira ngo wenda n'ubujiji cyangwa se n'ubumenyi buke mbifiteho, ndagira napfunga peze bifungike neza. Gusa uko nkomeza kumaramo iminsi itabanda, ku munsi wa 8 ndabyibuka nafashe moto ndayiroviza yose ndayirangiza. Umunsi wa 8 wa stage nakeneye umuntu nyerekero mbwira iki, nari maze kujya kuri rwa rwego moto bayinzanira, bakugira ikibazo cyose umukanisha mbajeho nkagikora, moto nkayikora, moto zinjye nkabyikora ngewe ubwanjye. Umuntu akaza ambwira mu buryo ati moto ifite ikibazo iki n'iki, ntabwo yatenda mu urugero ndi gufata amburiyage nashyiramo vitensi nijyemo, bikamwumva irimo irahinda cyane, nkahita numva ikibazo ahantu kirabera muri moteri,
nkahita nyifata ya moto nkayishwanyaguza mfunga muri moteri ibibazo bifitemo biburamo, narangiza nkamukura moto nkayimwakiriza ngashyiramo vitensi nkatsibwa amafaranga muri metero nk'ijana kugira ngo ati moto yawe ni nzima. kwa kundi wese yanyine wese nawe akaza ubwe agafata akese agashyiramo agafata ambriage agashyiramo vitensi akazimbura akanyura gusanga moto ni nzima. Numva ibintu binshimishije ko nyikoze ikagenda. Agenda haza amamoto agiye atandukanye ngera kuri rwa rwego bajya bamagara gutanga amadepanaje mu makarita agiye atandukanye uko bati ni Innocent tuvugana yego ati ikibazo cya moto ikibazo n'iki harimo n'amafaranga ndagenda akabikora ko ni depanaje bamara iminota ingahe cyangwa isaha uko nko kurushaho kugenda mbimenya gihe kirambye bamaze gukora ikintu iyo umaze ikintu utakigaragaramo ufite ko kibagiwe cyose twagiye hawe ibintu bisigara yani muri ubwo buryo. hanyuma kuri tere nta bantu mwahuriye mu bukanishi bo bari bamaze igihe wenda bakanikira aho ngo bitozaga cyangwa wasanze abagutoza kuko ndashaka udukore igereranya ese umuntu agiye gukanika ataramenya teori yabo n'umuntu wabyize nyine agafata amateori bisanzwe akaza ashyira mu bikorwa, wowe nta bantu mwahuriye bari basanzwe bariyo bakanika ariko batakiri muri amateori ya online mwiza? Ni ukuvuga ngo naho urengeri zitandukanye ngo abakanishi kamuvuga ko ari 90% bari bahari ndetse ku njyewe n'uwajya unyerekera bamfasha muri stage yanjye. Ntabwo abenshi baba bari mu buryo bwa teori usanga nyine bakora ibintu we azi kubikora gusa ariko akorera n'amafaranga utamubaza ngo iyi pièce yitwa ngo iki kiba cyitwa ngo iki buryo ufite kuvuga ati ngo ikibazo cye n'iki akaba atazi ngo ndafugure ngo mbikore gusa kuko abona hasanze harabona hasanze bameze neza 9 muri iyo garage ariko nyirizi nataramye gukanika moto ku rwego rwanjye nari maze igihe kwezi ko byumweru 3 n'indi minsi nafashe muri stage nsanga ngeranyije n'abo bantu hasanze batagize muri teori baje bakora practice nyine babikora bigaragaza nta hantu duhuriye kuko nge stage yanjye amaze nayimazemo igihe kingana n'iminsi 25 ntabwo kwezi nakurangije kuko nari maze kugera ku rwego rumva nifuza n'ubumenyi. Ushobora kwikorera moto umuntu agahitira moto ukayireba ukayimenya ibibazo bifite. Si ibyo gusa na nyuma yuko ngenda ngiye stage yanjye nagiye negeranya ibyuma bigiye bitandukanye ngiye nikora moto yanjye ngendaho njya mu mirima kuko ngiye mu buzima bw'undi moto yawe ubwawe ku giti cyawe iyo ari giti cyane ifite ya TVS nikoreye ndayihengera ndayirema iyo ngenda njya mu mirima yanjye ko mu by'inyanya mu buzima busanzwe nk'inzira yanjye. ubwo nipfuye ikibazo urakimenyera ukaba wagikora? Ntabwo njyamo abagabo umukanishi moto yanjye ipfuye mba mvuge ndayikuramo kuko ubundi bahamagaye abakanishi ba nyuma bazi gukora moto ku rwego rwiza naza mu 10 ba mbere mu gihugu bakora moto neza kuko naribyo ndabyumva neza. Nabyize teori byiga ndangiza njya kuri teri ndabikora muramuka mutagiye atandukanye nzi moto n'agasana moto nzi kwikwana kuri moto wamisha. Ngaho tubwire Innocent wa mbere y'uko ukiri mukanishi noneho nyuma umaze kwiga mekanike kuko tubwire ubundi bigira amafaranga ese uko mbona moto hari isoko ry'ubukanishi bwa moto ese nyine kuruva nk'umuntu ushobora kuba kino kiganiro kuko yakwiga ubukanishi bwa moto nk'abantu bari hirya no mu cyaro wenda badafite uburyo bwo kuba bajya gukora amafaranga mu mijyi moto yamutunga cyane rwose. Moto yatunga umuntu. Urugero wenda natanga nubwo ndi umuhinzi ntabwo mba ndi kuri teri cyane akazi kanjye nkunda gukora kenshi gashoboka nkunda kujya gutanga amadepanaje ya moto kuko umuntu arwamagara akantu gato kapfa ukora iminota itenze n'itatu ikabona iminota 5 umuntu ukaba wamukorera fenda banda feri zacitse za moto ariko atabizi cyangwa se n'ijisho ryo rifata muri rasoro ya feri ugiye gucira nyine ugera kuri moto ukaba wafata feri imbere ikibana uza amabanda feri agaturika akagenda agakubita. Hari igice bita flasque kiba kiri kuri moto kuri feri ya mbere nyine gifata muri tamburo aya mabanda feri ya piezo zigenda zigashwanyagurikira mu imbere aho ngo ikintu wasabwa ugura bande aguhamagara ukagura ikibazo ufite guhita cyumva ndagenda nkagura banda feri mu mafaranga nyine ugaba ari byansubize akambera no gutekinisiye bwanjye cyangwa uvuga ati total muri rusange naya uranyishyura aho ngasanga ubukanishi tekinike yonyine
yanjye ubumenyi bwanjye niyigiye online. Bombye ari 8,000 utenye nashyizeho ya banda feri naguze ngo ziza nk'igicuruzwa naguze usanga rero 8,000 natanze na serivisi. Mu by'ukuri umuntu n'urugero ikintu nakundiye ngiye kwiga online ubukanishi bwa moto, ahubwo ni amasomo umuntu wese guhera ku muntu wese ibitabo ngo ni inclusive, ni kuri n'umuntu awari we wese, yaba umuntu utarize Dr. Primaire, ni ibintu byumvikana byoroshye kureba ugakora, birashoboka cyane ko biba byoroshye. Rero uko ugenda ubimaramo iminsi uri muri stage ugenda ufata ufata icyo bita ngo ni maîtrise cyangwa se ubumenyi bwinshi, ukabimetereza ukabimenya kuri rwa rwego ubona umuntu muraba kwiga kuri moto bitewe n'ijwi miravuga bituma ikibazo ifite. Waravuga ati iyi moto ifite ikibazo ugiye kuyikoresha bitewe n'iki wabyize urabyumva ujya gukora stage waramenye ngo ngiye gukora iki. Mu by'ukuri niba utakoze stage moto ikagupfiraho mu nzira warize mu buryo bwa gusa, wagenda wafata ufite ujyanwa bakoraga nk'amamoto n'iki, watera nk'amasupana ukajya byute ugafungura moto yawe ugakora kwa twaso kwingenzi ukajya mu komeza ugenda ukagenda kuruta ko umuntu yazwa ati ndaguca mu 15 ariko iminota 5 akayishyura wumva wabaye kubera iki utabashije kwakira bwabo. Niyo cyo wabumbajije ubukanishi bwa moto bwatunga umuntu yari ufite n'uburyo bw'abantu 10 akaba yabasha kwishyura ama stress y'ibibazo byose agira, ibibina ibiki, wajya no mu kibina gitaka amafaranga 5 ku munsi ukajya wabona, kandi wariye ukishyura n'ikode ry'inzu, byose birashoboka byoroshye cyane. Innocent, ufite izihe ntumbero nko mu myaka 5 ariko tugendeye ku ibyo kuko ni umwuga wize kandi ukeneye kuba wagira ahandi hantu ugera? Yego, niba mu myaka 5 mu bukanishi bwawe mbana buzakwira numva ufite ntumbero muri ngo mu myaka 5 mba numva okay ngo amafaranga araboneka na menshi cyane, ahubwo biterwa n'uryo umuntu ayafataho cyangwa se management umuntu uryo ayagenzura muri service. Ngiye mu myaka 5 mba numva kire cyanjye nzaba ndi kuko ndi umukanishi ahubwo mfite igaraje rikora mu moto, nakira abanyeshuri tumanderimande nkaza nkabigisha. Gusa abanyeshuri banyenzi zabasha kwakira baje muri stage n'iki, ngomba kwanzumuza ibyo bintu nabyumvishije. Ese wabyize mu buryo bwo kubyumva uje gushyira mu bikorwa, cyangwa se uje uri mushyashya uje kubyiga unabikora? Ariko nabana n'ubwo ngira abantu inama kubona ukwezi kumwe uko ibintu ngo biterwa n'ubwongo bw'umuntu. N'ibyumweru bibiri wabirangije n'icyumweru kimwe kuko bamazemo ibyumweru bibiri gusa nabirangije nta kibazo mfite cyo gusubiramo. Ariko ngasamo n'undi nivire mu kazi kanjye mfite umwanya numva nuje mu bitegeze benesha umutwe, kuko ni ibintu byoroshye ugarira amaso ko umuntu wese abasha kwinjira mu isomo akiga niba yemeje kwitegura izuba. Birahagije kuba avuga ati moto nayimenye biranashobora. Ubwo gira ubuhamya babwire ubuhamya bwa moto, kuko abantu bakurikiye bari nko mu cyaro muri village zitandukanye, mubwire ni kuko wakwiga moto ugira ubutumwa umugenera. Moto wayiga online bigashoboka, umuntu akazabona amafaranga akikura amafaranga akayatanga bakubutumwa. Ni biroroshye wenda kamvuge wenda usanga kenshi abantu biga wenda mekanike ukanisha wenda bwa moto nyirizina. Moto iyo kinyabiziga tugira kigenda ahantu hose henshi hashoboka mu misozi mu biti byose mu mvura, kandi bijya n'uburwayi bwinshi bitewe n'ahantu ziba zigenda azitwara mu mirima mu byaro mu hari gitandukanye. Ikintu wenda agiye nk'ubuhamya mfite ku giti cyanjye ngo niheraho, kuko ndumva ndi kubaha ikiganiro nababwiye yuko njye nyuma yuko mva muri stage ngiye nikoreye akamoto kanjye katamenze mu byuma nagiye negeranya mu ntege mu bw'amafaranga make, nkakora moto yanjye ngenda mu mirimo y'akazi ka buri munsi n'umunsi wo kwiterana nkorera. Nzanabatembereza kuri iyo moto n'abantu bazambaza n'ibibazo bazabasha kugera n'undi nzana urugero fatizo ko iyo moto igiye nkoreraho mfite nikoreye nafunga byose ngenda ukora nkabishyira hariya. Igira ubutumwa bw'umuntu ushidikanya ko ibyo bidashoboka, kuko abantu benshi muri IBTC ubundi dusanga turi ikigo cyigisha imyuga itandukanye. Nta muntu watugisha impaka ko tutegisha filmmaking neza, graphic design ndetse na web design. Abakameramani benshi bari mu gihugu cy'u Rwanda no hanze
bacanga muri IBTC. Ahangaha wageze ahangaha waza ubona abakameruni bw'igifaransa n'abanyamahanga biga iby'ibyapa, mbese basanzwe batuzi ko twigisha karite nziza n'abanyamahanga bakaza, ariko bigera ku bikanishi bwa moto ntibabyumva neza. Ibyo koko biracyari bishya na online ntabwo turayumva neza kuburyo wafata telefone ukiga amasomo, ariko nk'umuntu wabisobongeye ndagira ngo bari abantu impungenge kuko wiga moto ukwezi kumwe cyari bimwe nk'uko bivuga, ukundi kwezi ugakora muri stage ushyira mu bikorwa byawe wize, ariko wafashe teori yabyo hanyuma ugatangira gukorera amafaranga. Babwire batinyuka. Okay, murakoze. Njye ubuhamya bwanjye natanga naho abanyarwanda n'abanyarwandakazi, urubyiruko muri rusange by'umwihariko, ku bantu kamvuge ndabona bashaka kurwanya ubushomeri binyuze mu kwihangira imirimo biciye mu mwuga w'ubukanishi bwa moto. Naho ngo nanjye nabyumvishije nk'uko sibanza kubyizera, gusa ibintu ubyumva ko ari ibya nyabyo wabyinjiyemo watangiye kubikora. Urugero natanga runoroshye, uvuga ngo ubukanishi bwa moto tuzi neza yuko moto ari ikinyabiziga gishobora gupfa kigapfira ahantu runaka mu giturage runaka, kandi ahantu henshi turabizi ntabwo haba ari abakanishi ba moto bari update biteguye bahita bagufasha bajya bagwa nka depanage. Ni muri ubwo buryo nagize ibitekerezo nkavuga ati ndamutse nize ngiye ubukanishi bwa moto mu buryo nabwumvishijemo ariko kuko bishoboka, ntazajya nkora amafaranga moto zigenda zigwa hafi yo mu rugo zikora muri quartier, ngenda nkabafasha nkazikora nkabona amafaranga nkagira n'ubwo bumenyi, ariko nifite ngo kuzashinga ni garage nyirizi nawe n'amafaranga yose, kandi amafaranga ni kuzakora mu bukanishi. Nize mu gihe gito cyane uko ibyo birabavuga ngo ni ukwezi kumwe, kuko ni ibyanyabyo, kuko si n'ukwezi k'umuntu wabihaye umwanya. Ahubwo impamvu nabonye ari ukwezi gushifite gushira, ahubwo ukari bino bintu byo kwiga moto online ni mu buryo bitakagiza imirimo y'umuntu. Wewe nk'umuntu ufite nk'akazi runaka, wenda wagiye mu kazi kawe mu gitondo, uraje nimugoroba umaze gukaraba uri kuruhuka, ufashe nk'isaha imwe cyangwa ebyiri, ufashe telefone yawe ya Android cyangwa smartphone irimo internet, ugiye gufungura amasomo, ugiye ufashe ushyiramo ekuteri, urimo urayareba unabyumva nta kintu kikuvangira mu matwi. By'umwihariko gusa njye ibanga nakoresheje, nafataga agakayi n'agakaramu nkajyana bavuga nka piyesi runaka nkayandika, kugira ngo nza gusubira inyuma nze kubyibuka ariko n'ahantu ibikorwa byo ikoreshwamo nkabyandika, umumaro wayo nkabyandika. Nyuma yo kubyumva nkafata agakayi kanjye nkasubiramo iyo capite ndayirangiye kuko yararangiye. Uremeza neza ko ibyo birashoboka 100% ko biranashoboka, imana yako bishoboka narabishoboye. Narabifite amatsiko yuko nzagusura kuri tere, uri wenda uriho mu kazi, nzishima ngusanze kuri tere kumwe n'abakiriya uri mu kazi. Noneho ikindi ubwo nzanaza ndebe, fate n'ubuhamya bw'abakiriya ukorera, tuganire neza ndebe koko ubaha karite nziza, sibyo? Bakunzi ba IBTC Production Services, ni product imaze nk'amezi nk'atanu muri IBTC dutangije yo kwigisha ubukanishi bwa moto. Dushishikajwe cyangwa se turajwe ishinga nuko urubyiruko rutabashije kwiga gusoma no kwandika, baba mu cyaro, bagira umwuga bamenya. Igitekerezo kiravuga ngo ni gute mu midugudu 14 birenga biri mu gihugu hose dushaka ko abantu bamenya gukanika moto, kubera ko muri mudugudu utamo moto nkeya twasanze ari nka moto nk'eshanu. So rero dukeneye ko at least urubyiruko ruri hariya rwajya mu makoperative, rwajya ahantu hamwe, ariko bashobora kwiga bagapuruva ibyo bintu ko bishoboka. Kandi ntabwo dushaka ko abantu batarabyumva neza bahita badutera amabuye, ahubwo mutuhamagare tuganire, cyangwa tubasanga abantu muri mu tugari no mu midugudu no mu mirenge, tubabwire ko ibyo bintu bishoboka. N'abatangabuhamya bacu turabafite, tubereke testimonies, tubereke umushinga ukuntu umeze n'umusaruro uzava. Turabashimiye cyane, Innocent wakoze. Tuzishima twongeye kugutumira, twongera tukaganira, utubwira no feedback n'ahantu ugeze. Ikindi ubwo nk'umuntu wabyize, ni byiza ko n'abantu bazajya bakwaprocinga
ya ibyo garage byawe cyangwa n'abamotari ujye ubageraho ubaha ubuhamya bw'ibintu by'ahantu wabyize nuko byagenze, natwe tuba tugaruka tugusura kuko hari n'ubundi buhamya bw'abantu nzabuhuza nabo. Hari undi mugabo witwa Harimana w'Ibutare mu majyepfo, mumenyane kuko uri muri za Kirehe kandi ubwo ni mu majyaruguru, mu Kirehe muri Nyamugari, ubwo ni mu burasirazuba, mu burasirazuba, ubwo ni mu majyepfo. Nituramuka tugize nka test z'intara zitandukanye bazabona ko ibintu bishoboka, nzabahuza tunicare kuri kamera imwe tubivugaho. Si twari n'abandi bantu bari kwiga barimo n'abakobwa biga ubukanishi bwa moto n'andi za Bugesera, tuzahurira hamwe ibintu tubivuge tubigaragaze, sibyo? Gusa wakoze cyane. Ubonye ute ikiganiro tugiranye hano kuri IBTC cyangwa se n'ishuri waribonye ute kuko wabyumvaga mu magambo? ngo byanejeje cyane, nanatunguwe, numvaga IBTC kuri filmmaking nk'abazakora ishuri imeze ute, numva byamamaza ku mapublicité, ariko bafite amatsiko kuzahagera nyirizina nkareba ahantu igitekerezo cyaturutse, hari ubwo bumenyi, amashuri yose angana gutyo zose mwigisha, bafite amatsiko kuzahagera. Gusa nahageze nasanze ahantu heza, mufite abanyeshuri benshi ibintu bitandukanye, za filmmaking, za kamera, graphic design, nabikunze cyane, ni heza. Nyuma y'uko nize na moto nzajya no kwiga graphic design nayo n'umacaka kuyongera cyakongeraho kabisa. Kuri garage njye nzakora nkabyishyira byose nkabyikora ku giti cyanjye, kuko kujya gukira hano biranshimishije cyane. Gusa urakoze cyane. Murakoze bakunzi ba IBTC Production Services, turabashimiye cyane. Ngende Daniel Byiringiro. ariko akaga kabaho rwose. ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nk'aho birimo kuba. hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamico si uko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema, iti byiza bikeneye akanyuzo, ituzanira IBTC Production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho, aho ntabwo ashakisha. ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC Production. kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC Production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro, mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC Production ni i Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. wanahamagara kuri 0788558094. mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose. ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa, n'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto
ku buryo uyishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. ese we ba basore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ngayo murumuna we ati njye nyihera make njye muri IBTC kwiga film making. ubwo uzi byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu n'uwo mukire niwe utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitize ukajya ku rubuga wa eshatu /IBTC Film School.com.